Yesu ashimwe mwene data. Reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 22 umurongo wa 47 hari kuvuga ngo Uwiteka uhoraho igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'igitare cy'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Tugushimira Imana tuyivuga ibirwi ndetse n'ibitangaza by'imbaraga zayo. Ni igitare cy'agakiza kanjye ndamuhimbaza, uwo mwami wanjye ahimbazwe ibihe byose. Ni Imana y'igitare cy'agakiza. Hari ibyo Imana yankoreye, hari ibyo Imana yankijije bituma nyivuga nkayihimbaza ibihe byose. Ngo ni Imana y'agakiza kanjye ishyirwe hejuru. Imana ishimwe, ni Imana iturwanirira intambara zo tuzi ndetse n'izo tutazi. Ibuka cyagiye uri mu rugendo, Imana yakubaye hafi irakurinda ugerayo amahoro. Ibuka cyagiye warwaye, Imana yakubaye hafi ikubera muganga. Si uko wari wanyweye imiti, si uko wari uzi gusenga cyane, ahubwo ni imbaraga z'Imana zakoze icyo gitare cyacu gishyirwe hejuru. Uwiteka uhoraho nahimbazwe ibihe byose, ndamushimira. Ni ukuri ajya mba hafi iyo ndi mu kazi, ajya mba hafi akambera umujyanama, akampa ubwenge bwo gukorana imbaraga ku byo ndi gukora nshinzwe. Nawe rero umwiyambaze, ujye umushimira, ujye umuhimbaza. Uwiteka nashyirwe hejuru ku bw'imirimo ye, ajya turwanira uko bwije n'uko bukeye. Turibuka ibyo yakoreye Hana. Hana yari yarabuze urubyaro, Hana yarasenze biranga, ariko igihe kimwe kigeze ubwo atigeze aca imanza cyangwa ngo yiburanye muri byinshi, yarasenze aravuga ati Uwiteka Mana, dore nsenze nciye bugufi, unyumve kandi mbone neza yawe. Yarasenze aravuga ati Mana, nyemerera nanjye umpereze urubyaro. Nyemerera Mana umpereze urubyaro. Ningira umugisha nkahirwa nkabona urubyaro, ukampa umwana, mpize umuhigo kandi nzawuhigura. Niko byagenze. Imana yumva gusenga kwa Hana bucece, aciye bugufi, nta magambo menshi. Umutambyi yaramubonye amwumvise agira ngo yasinze, nyamara ntiyari yasinze, ahubwo kari agahinda ko mu mutima ko kuba hadafite urubyaro. Niyo mpamvu rero dusengeye abadafite urubyaro, Imana irubahe. Hari ubuzima unyuramo ukamera nkaho ntawe uzigera ugira akazi, ukamera nkaho utazigera ubona ubucuruzi, ukamera nkaho nawe ntacyo ufite, ukamera nkaho utazorora cyangwa ngo wubake, ukabaho mu buzima bugoranye, ukabona imyaka ikubananye imyaka. Ariko Imana yibutse Hana ikamuha urubyaro, nawe dore irakwibutse, ntaho yagira cyahari, ahubwo tuyambaze. Ni igitare cyacu, nihimbazwe, nihimbazwe, nishyirwe hejuru. Nawe dore irakwibutse. Yaje guha Hana urubyaro, abona umwana w'umuhungu amwita Samweli, aravuga ati umwana muhawe n'Uwiteka. Ati ninjye wa mugore wahoraga imbere yawe nza gushima gusaba bwa bundi wa munsi. Ati none icyo nasabye warakimpaye. Natwe rero hari Imana ikiduhereza ibyo twayisabye, ikaduha n'ibyo tutayisabye. Nawe muri byo uri gusengera, nawe muri byo uri gusaba, ubikore. Ibigukorere, ibikubera Imana, ikubera igitare. Ibigukorere, ikutabara, iguha umugisha, nimara kukurengera no kukugirira neza nk'uko yabikoreye Hana akabona umwana Samweli. Nawe uzagira umugisha, uzayihimbaza, uzayivuga ibigwi, uzayinezererwa, uzaseka, uzavuga gukomera kw'Imana, kuko uzaba ubonye igitangaza izabikoze. Iyo Hana Imana itamutabara ntiyari kubona icyo yivuga. Iyo Hana Imana itamugirira neza ntiyari kubona icyo yirata. N'umutambyi Zekariya yamaze imyaka myinshi adafite urubyaro, ariko isaha igeze Imana imuhaye urubyaro, nawe aranezerwa araseka. Ndetse na Elizabeti we nawe Imana iguhe guseka no kunezererwa.